mwakoze turabashimira cyane uburyo mwadutekerejeho mukatugeraho mutuzaniye ubumenyi n'imfashanyo yo kugira ngo dushobore kurwanya cyangwa se kwirinda birushijeho iki cyorezo cyoretse imbaga nyamwinshi cya COVID-19. Mwatwigishije byinshi, mwaduhaye impanuro nyinshi kandi nziza zirimo ubumenyi buzadufasha mu rugendo rw'ubu buzima. Muri iki gihe tugezemo cy'ubwirinzi bwa COVID-19 rero turabizi ko cyane cyane mu bigo by'abanyeshuri tuba tugomba gushyira mu bikorwa ingamba zose leta yafashe mu rwego rwo kwirinda. Niyo mpamvu ibyo mwatubwiye natwe twabyumvise kandi tuzabishyira mu bikorwa, harimo gukaraba. Mwakoze cyane kuko twabonye amasabune, amavuta na kandagira ukarabe ku buryo gukaraba bitazajya bitugora, nubwo zije zisanga izindi, ariko ni ubufasha bukomeye cyane bw'inyongera ku byo twari dusangamo. Twabonye uburyo bwiza bwo gukaraba intoki, imbere, inyuma, hagati y'intoki, mu nzara, byose, kandi turabishyira mu bikorwa, tubabera imboni aho turi no mu muryango aho dutuye. Ntabwo tubyihererana ngo bibi byacu gusa, ahubwo turagenda tubishyikirize cyangwa tubibwire n'abo tubana, tubibigishe, tubibatoze, isuku ibe mu muco wacu. Turarushaho kwimakaza umuco w'isuku mu kigo cyacu twirinda COVID-19. Hanyuma nk'uko twabibabwiye, imvura igwa n'isubira, ntabwo birangiriye aha, kuko ku bumenyi mwatonosheyeho, mwatubwiyeho bikeya, mutubwira uburyo tugomba gucya intoki zigacya n'imitima yacu igacya. Ni byiza rero ko twahora dusubirirwamo cyane cyane ku bana batoya, uburyo tugomba gukesha umubiri, intoki, cyane cyane n'imitima yacu nayo igacya, tukamenya n'uburyo twakwivura mu gihe imitima yacu nayo yanduye. Mwakoze rero, mwakoze, kandi turabashimira inkunga muduhaye. Ntabwo tuzayipfusha ubusa cyangwa se ngo tuyifate nabi. Nimugaruka muzasanga tukibikora, tukibikoresha, kandi dukomeje gushyira mu bikorwa ibyo mwaduhuguyemo. Mwakoze. Hello, thank you. I'm Dusabeza Francine. I'm the head teacher of GS KIMIRONKO 1. I'm here to thank you. I'm taking the gift that you give us, the time you give us, because time is money. And who gives you time, he gives you also time, money. So thank you. I'm taking for things that you give to us, soap, cream. We are so thankful. It will help us in washing our hands in order to be clean. So thank you for what you've given us. Thank you for your time. Thank you for everything.
I'm sure and very sure that next time we will come again. And when you come again, we will ask you to help us in cleaning our heart, because we have seen that you have many things to give us, not only soap and only cream, but you will help us to clean also our heart. So I'm very sure that what you've given us, your time, your things will help us in doing our things very well and in being clean in what we are doing. Thank you. During the hand washing campaign, I was so glad to meet students and very happy with the activity. We prepare a performance for students and also teach them the importance of cleaning hands. Today hand wash campaign was so exciting. The children's reaction was also amazing and they paid attention to the lectures. I want to come back to this school again.